Happy Hour with Friends on Ihahiro TV. Nshuti bakunze b'Ihahiro TV, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Uwiteka abaho umugisha. Nanone tugiye kuganira amagambo ari muri Matayo igice cya 11 ku murongo waho wa 4 kugeza ku wa 6. Reka dusenge. Imana yacu idukunda cyane, izina ryawe ryubahwe. Turakunyinze ngo uyu mwanya tugiye kumara twiga ijambo ryawe, Mwuka wera abane natwe kubw'Yesu umwami wacu. Amen. Turasoma ku murongo wa 4 ahatubwira ngo Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Maze ku murongo wa 6 Yesu ahavuga amagambo akomeye ngo, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Igihe kinini Yohana yari amaze ari muri gereza cyari gitumye atentebuka acika intege, kandi ari we wari waraje abwira abantu iby'umukiza wari ugiye kuza ari we Kristo. Ariko bitewe n'igihe yari amaze muri gereza yaratangiye gucika intege. Ndagira ngo nshuti yanjye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha, tutazagushwa no kwizera Kristo. Ahari ngo bitume ibibazo, amakuba tunyuramo bitume dutekereza ko uwo twizeye atari umunyembaraga. Ntabwo ariko bimeze rwose. Ahubwo ndagira ngo nkumenyeshe ko amasengesho yawe cyangwa se amasengesho yanjye asubizwa mu buryo butatu. Ubwa mbere ni uko dusubizwa yego. Ubwa kabiri tukabwirwa ngo tegereza. Ubwa gatatu tubwirwa ngo oya. Kandi ibyo bisubizo byose tugomba kubyakira tunezerewe. Matayo igice cya 26 ku murongo wa 39. Yesu ari hafi kujya ku musaraba, arimo arira aganyira Uwiteka, aravuga ngo, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Niyo mpamvu aho uri hose nkurarikira ngo mu byago no mu makuba ujye ubwira Imana ngo bibe uko ushaka, bye kuba ko njye nshaka. Kuko bibaye mu mahitamo yacu twakifuza ibyiza, kandi turi mu isi y'icyaha, isi yanduye, isi igomba kubamo ibyago n'amakuba, kandi ayo makuba akagera ku bayituye. Ni nayo mpamvu dukwiriye kuvuga ngo, Mana reka bibe uko ushaka, ibyo ushaka ibyo biba kuri twebwe. Izi ndwara zabaye karande kuri twe, ubu bukene bwabaye karande, ibibazo bitagira kivurira byose biza kuri twebwe, ntibigatume twivovotera Uwiteka, ahubwo bijye bitubera inkomezi, cyangwa se bitubere nk'isabune itwoza aho gukiranirwa, kugira ngo ubwo Kristo agiye kugaruka twishimire kubana nawe. Kuko iyi si turabizi neza ko atari iwacu, ni mu icumbi, kandi ngira ngo abantu babaye mu icumbi murabizi nta mahoro na make aba mu icumbi. Kuko uramutse ugira amahoro mu icumbi ntiwazifuza kurivamo ngo ujye kubaka iwawe. Ariko kubera ibibazo by'abarandirodi by'iki n'iki, bituma ukora uko ushoboye kugira ngo uzabashe kugira iwawe. Niyo mpamvu n'isi itabayemo ibibazo twakwifuza kuyituramo burundu. Ariko kubera ibi bibazo, kubera umutekano muke, kubera ubukene, kubera indwara z'ibyorezo, kubera ibyo byose bituma dukumbura iwacu heza, aho ibyo byose bitazagira gute, bitazaramba. Rero mu byago no mu makuba reka tujye duhora dushima Imana, kuko nta gihe na kimwe izigera itererana abana bayo. Icyo mbasabira nanjye nisabira ni uko nta cyazatuma dushidikanya ku mukiza wacu. Aradukunda kuko yemeye kuza kudupfira ku musaraba. Reka Imana ikomeze kutugirira neza, kandi ikomeze kudukomeza mu buntu bwayo, idushoboze gukomeza kuyiringira mu byago no mu makuba, kubwa Kristo umwami wacu. Amen.